Umunyamerika Ashton yavutse ku wa 24 Ukwakira 1995 aho bita i Jacksonville muri leta ya Florida muri leta zunze ubumwe za Amerika. Ubuzima bwe bwatangiriye kure cyane y'ubwamamare yaje kugira ku mbuga nkoranyambaga. Akiri muto yari umwana ukunda siporo cyane, kandi kuva afite imyaka 5 yari afite inzozi zimwe gusa rukumbi: kuzakina muri NFL, shampiyona ikomeye ya ruhago ny'Amerika. Mu mashuri yisumbuye yigaga muri First Class High School, yabaye umwe mu bakinnyi beza b'ikipe y'ishuri akinira umwanya wa running back. Aho niho yubatse imbaraga z'umubiri, imyitwarire ikomeye ndetse n'ubushake bwo gukora cyane. Ibintu byaje kubishingiro by'ikirango cye cyangwa se brand ye uyu munsi. Nyuma yaje kwinjira muri Arkansas State University muri Mississippi, aho yakiniye ikipe ya kaminuza hagati ya 2014 na 2015. Nubwo yari afite inzozi zo kugera kure, imibare ye ntabwo yagaragazaga ko yari kuzaba icyamamare. Yakinnye imikino 5 gusa, akora inshuro 6 zo kwirukanka na umupira, maze atsindira intera y'amayadi 8 gusa. Nubwo ibyo bitari byinshi, umukino wa nyuma yakinnye mu mwaka wa 2015 warangiye akoze urugendo rw'amayadi 11 imbere y'ikipe ya Southern, bituma asoza urugendo rwe rwa kaminuza afite icyizere gito cyane. Nubwo inzozi zo kugera muri NFL zari zaratangiye gusenyuka, kuva muri kaminuza kugera ku rwego rwo gukina nk'umunyamwuga byaramugoye cyane. Nubwo hari amakuru yavugaga ko yigeze gusinyishwa n'ikipe ya Baltimore Ravens, aho amahirwe ye ntiyamaze igihe. Ageze hafi ku myaka 23, Ashton yemeye ko inzozi ze zo gukina muri NFL zitazagerwaho. Icyo gihe cyamugizeho ingaruka zikomeye, aho yaguye mu kwiheba, ibyo dukunze kwita depression. Hafi ibyo bintu byose byamaze imyaka 2 arwaye depression. Yahagaritse imyitozo, yongera ibiro byinshi, maze inshuti ze zitangira kumuseka kubera ko yari yarahindutse. Umunsi umwe yabonye amafoto ye ya kera akiri umukinnyi ufite ubuzima bwiza n'umubiri ukomeye. Ayo mafoto yamwibukije uwo yahoze ari we, bituma afata icyemezo cyo kongera kwiyubaka aho gukomeza kwiheba. Mu rwego rwo gushaka amafaranga yo kubaho, yatangiye gukora akazi ko kwishyura cyangwa se akazi ko kwimura ibikoresho byo mu nzu, agahembwa hafi $200 ku munsi. Ariko yaje kuvuga ko ayo mafaranga atari amafaranga ya NFL kandi atashoboraga kumuha ubuzima yashakaga. Nyuma yaje kwinjira mu rwego rwa fitness, akora nk'umuyobozi ushinzwe abatoza, personal training director muri LA Fitness. Nyuma gato icyorezo cya COVID-19 cyahinduye isi yose, maze amasare ya siporo arafungwa. Icyo gihe cyabaye amahirwe mashya kuri Ashton. Yatangiye gushyira kuri internet amashusho y'imyitozo yo mu rugo akoresha ibikoresho bike cyane. Icyo gihe yari azwi ku izina rya Ash Fitness. Ayo mashusho yakunzwe cyane n'abantu bari mu rugo kubera lockdown, ariko ubwamamare bwe bukomeye bwaje gutangira mu ntangiriro ya 2025. Icyo gihe mu ntangiriro za 2025, Ashton yakoze ibintu byahinduye izina rye burundu ku mbuga nkoranyambaga. Muri icyo gihe amashusho yerekanaga morning routine, ibyo umuntu akora kuva abyutse. Yari amaze kuba ikintu gisanzwe nyine kizwi n'abantu bose ku mbuga nkoranyambaga nka TikTok na Instagram, ariko Ashton we yahisemo kubikora mu buryo budasanzwe, byatumye isi yose imuvugaho. Umunsi we watangiraga saa 9:05 cyangwa se 52 za mu gitondo. Yakangukaga kare cyane, agahita atangira ibikorwa byinshi bikurikirana nta kongera gusinzira. Kimwe mu bintu byatangaje abantu nuko yafataga kashe akayomeka ku munwa mbere yo kuryama cyangwa se abyutse, agamije guhumeka akoresheje izuru rye gusa, icyo bita nasal breathing, kuko yizeraga ko bifasha umubiri gukora neza. Nyuma yaho yakarabyaga amenyo akoresheje amazi yo kunywa ya Saratoga Spring Water ari mu icupa ry'ikirahure rifite ibara ry'ubururu. Nubwo aya mazi yari asanzwe agurishwa nk'andi mazi yose, uburyo yayakoreshagamo buri munsi byatumye abantu benshi batangira kuyitaho. Igikorwa cyamugize icyamamare kurusha ibindi ni ukwinjiza isura ye mu inshuro nyinshi mu ibase irimo amazi ya barafu. Ibyo bintu byamugize ibintu bidasanzwe. Ni kino gikorwa nkubwiye ngo igikorwa cyamugize icyamamare kurusha ibindi ni ukwinjiza isura ye inshuro nyinshi mu ibase irimo amazi ya barafu. Yabikoraga buri gitondo, rimwe na rimwe agashyiramo ibase rimwe na rimwe, cyangwa se agashyiramo ibase rimwe rikajya risuka mu rindi. Ibintu byatangaje abantu benshi ku isi. Mu mashusho ye kandi yakundaga kugaragara yunamye ku meza cyangwa se asimbuka muri pisine, ari nako atanga inama z'ubucuruzi, ubuzima no kwiteza imbere. Uburyo yabivangaga n'amagambo akomeye byatumye amashusho ye aba memes zakwirakwiye ku isi hose. Abantu batangiye kujya impaka bibaza niba ibyo yakoraga byari ukuri cyangwa se niba yari filimi ari gukina cyangwa se filimi yo gushimisha abantu. Hari abamuvugaga bavuga bati, kereka abagabo baretse ibi bintu, ate se kera
ko abagabo bajyaga ku rugamba ubu bari kwisiga ibishishwa by'ibitoki mu maso mu buryo bwo kumuseka. Nubwo abantu benshi babisekeragamo, ibyo ntiyabibujije kuba yabigira ubucuruzi bwe bwo gutera imbere. Ikintu gitangaje nuko Ashton Hall nta masezerano yigeze agirana na Dragon Water, ariko kubera ko yakoraga agaragaza ayo mazi mu mashusho ye, abantu benshi batangiye kuyashakisha. Raporo zitandukanye zagaragaje ko gushakisha ijambo Saratoga Water kuri Google byiyongereyeho 1379, ndetse bikavuga ko byafashije iyo sosiyete kwinjiza amafaranga agera kuri miliyoni 1.800 z'amadolari y'Amerika. Abahanga mu buvuzi basesenguye ibikorwa bye bavuga ko gushyira isura mu mazi akonje cyane bishobora kugabanya kubyimba mu maso, ndetse bigakangura ubwonko n'imitsi, bigatuma umuntu yumva yiteguye gutangira umunsi. Ariko ku rundi ruhande bavuga ko kwisiga ibishishwa by'ibitoki mu maso nta bimenyetso bihagije bya siyansi bihari byerekana ko bifasha uruhu ku rwego rukomeye. Nubwo yakomeje kunengwa, Ashton Hall ntiyahagaritse gahunda ye, ahubwo yakomeje gukora amashusho mu buryo bumwe buri munsi. Ibintu byatumye abantu benshi bakomeza kuyamumenyeraho. Mu gihe gito cyane yakuye umubare w'abamukurikiraga ku mbuga nkoranyambaga uva kuri miliyoni 2 kugera ku barenga miliyoni 23 kuri TikTok, Instagram n'izindi mbuga. Buhoro buhoro Ashton Hall ntiyari akiri umutoza wa fitness gusa, ahubwo yari amaze guhinduka kimwe mu bimenyetso bikomeye by'umuco mushya wo kwiyubaka no gukunda discipline ku mbuga nkoranyambaga. Nyuma yaho amashusho y'iminota mikeya agaragaza Ashton Hall yinjiza isura mu mazi ya barafu saa 4 za mu gitondo, hari hihishe ubucuruzi bukomeye bwari butaratangajwe neza. Nyuma yo kwamamaza ntiyashingiraga amafaranga cyangwa se nishingiraga amafaranga ku kurebwa kw'amashusho gusa, yubatse uburyo bwinshi bwo kwinjiza amafaranga icyarimwe bita multiple income stream. Ku ikubitiro yatangaga gahunda zo gutoza abantu kugabanya ibinure no kubaka imitsi, aho abakiriya bishyuraga amafaranga menshi kugira ngo bahabwe ubujyanama bwe. Nyuma yaho yaguriwe cyangwa se yaguye ubucuruzi bwe ku rundi rwego, aho kwigisha abantu gusa uko bakora imyitozo, yatangiye kwigisha n'abandi batoza fitness coach uburyo bwo kubaka amazina yabo ku mbuga nkoranyambaga no guhindura ubumenyi bwabo ubucuruzi bubungukira. Iyi gahunda yitaga business opportunity, cyo bita BizOp. Mu mwaka wa 2026 amakuru yo mu bucuruzi bwe yagaragaje ko buri munsi yakusanyaga hagati y'10,000 na 15,000 by'amadolari y'Amerika, kandi ngo ayo mafaranga yabonaga binyuze ku bantu bamubonaga kuri social media gusa, atishyura amatangazo yamamaza, cyo bita paid ads. Ikintu cyatumye agenda arushaho gukomera n'uburyo yubakaga inkuru ze. Ntiyerekaga gusa umubiri we cyangwa imyitozo yakoraga, ahubwo yavugaga ubuzima bwe, ibihe byo kwiheba yanyuzemo, ukwizera kwe n'uburyo yongeye kwiyubaka. Yitaga ku buryo cyangwa se strategy storytelling, ni ukuvuga gukoresha inkuru y'ubuzima bwe kugira ngo abantu bamwiyumvemo. Yakundaga no kuvuga ko abantu babona amashusho y'iminota 5 gusa, ariko inyuma yayo haba hari amasaha menshi yo gutegura, gukora no gutunganya ibintu. Yabivugaga nk'ikimenyetso cy'uko intsinzi nyayo ituruka ku kazi abantu batabona. Kubera uko izina rye ryari rimaze gukura, Ashton Hall yatangiye kureba kure ya Amerika. Mu myaka ya 2026 yatangiye urugendo runini ruzenguruka umugabane wa Afurika, agamije guhura n'abamukurikira no gukomeza kubaka umuryango w'ikirango cye. Urwo rugendo rwazanye abantu babiri bari bamaze kwamamara kubera kumwigana. Wa mbere ni uwiswe Indian Ashton Hall, umugabo w'umuhinde wari waramamaye ku mbuga nkoranyambaga kubera kwigana neza morning routine ya Ashton Hall. Mu gihe abantu benshi babonaga ibyo nk'urwenya, Ashton Hall we ntiyamurakariye, ahubwo yamwakiriye neza, amusaba gukorana nawe ndetse no gutemberana mu bihugu bitandukanye birimo Ghana n'u Rwanda. Undi no bita Ashton Small, uzwi kandi ku izina rya Kagarara, umunyarwanda ufite ubumuga wari waratangiye urugendo rwo gukora imyitozo ngororamubiri. Ashton Hall yamugaragaje nk'umuntu umutera imbaraga cyane kubera uburyo yakomezaga gukora cyane nubwo afite imbogamizi. Muri Nyakanga 2026 Indian Ashton Hall bageze ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali, bakirwa n'itangazamakuru ndetse n'imbaga y'abafana. Ibi byerekanye ko Ashton Hall atakiri umuntu wamamaye muri kuri internet gusa, ahubwo yari amaze kuba ikirango mpuzamahanga gikurikirwa ku migabane itandukanye. Ikindi cyagaragaye ni uko Ashton Hall atigeze abangamirwa n'abamwiganaga, ahubwo yabifashijemo cyangwa se yabahaye amahirwe yo gukomeza kwamamara. Ndetse n'ibirango bikomeye n'amasosiyete menshi yatangiye gukora amashusho yigana uburyo bwe, ibintu byatumye izina rye rirushaho gukwirakwira ku isi. Muri iki gihe ubuzima bwa Ashton Hall bukurikiza gahunda ihamye cyane. Buri munsi awutangiza mu masaha ya kare cyane mu gitondo, agakora ibintu bimwe buri munsi nk'aho ari uruganda cyangwa se ari gahunda idahinduka. Iyo gahunda irimo kwinjiza isura mu mazi ya barafu, kwirukanka kuri treadmill, gukora imyitozo ngororamubiri, gufata inama z'ubucuruzi n'abantu bo mu bihugu bitandukanye no gutegura
ibikubiye mu mashusho ashyira ku mbuga nkoranyambaga. Ashton Hall avuga ko impamvu akurikiza iyo gahunda idahinduka ari uko adashaka kongera gusubira mu buzima yigeze kunyuramo nyuma yo gusezera ku mupira w'amaguru wa NFL. Yizera ko discipline ikomeye ariyo yamufashije kongera kwiyubaka no kugera ku ntsinzi afite uyu munsi. Nubwo yakomeje kugenda amenyekana ku isi yose, ntiyabuze abamunenga. Hari abamushinja gukabya cyangwa se gukina ikinamico kugira ngo abantu bakomeze bamuvugeho. Hari n'abagiye bavuga ko ashobora kuba atavuga ukuri ku burebure bwe, hate fraud, cyangwa ko imyitwarire ye iba itunganijwe cyane ku buryo idasa n'ubuzima busanzwe. Icyakora Ashton Hall we ahora asubiza ko abantu bareba iminota mike gusa y'amashusho ye ariko ntibabone imyaka myinshi yamaze yitoza, akora cyane, atsindwa, akongera agahaguruka. Akunda kuvuga ko ibyo abantu bita amahirwe akenshi biba ari umusaruro w'imyaka myinshi y'imyiteguro. Intego ye y'igihe kizaza si kuguma ari umutoza wa fitness gusa, arashaka gukomeza kubaka umuryango mugari w'abamukurikira, abafasha guhindura ubuzima bwabo, kubaka ubucuruzi bwabo no kwigenga mu bukungu. Mu rugendo rwe rwa nyuma cyangwa se rwanyuze mu Rwanda no mu bindi bihugu bya Afurika mu myaka 2026, Ashton Hall yerekanye ko icyamamare cyo kuri internet gishobora guhinduka ikirango gikomeye ku rwego mpuzamahanga. Yahuje abantu baturutse mu mico itandukanye, akorana n'abamwiganye aho kubafata nk'abanzi, kandi akoresha izina rye mu gutera abandi imbaraga. Inkuru y'ubuzima bwe bwa Ashton Hall yerekana urugendo rurerure rw'umuntu watangiye afite inzozi zo gukina muri NFL, akazibura, akanyura mu kwiheba no kwiheba imyaka 2 ariko akanga gucika intege. Yongeye kwiyubaka, afata imyitozo ngororamubiri nk'umwuga, akoresha imbuga nkoranyambaga mu buryo budasanzwe, maze ahinduka umwe mu bantu bavugwa cyane ku isi mu rwego rwa fitness n'iterambere bwite. Uyu munsi Ashton Hall afatwa nk'umwe mu bantu bagize uruhare rukomeye mu guhindura uburyo abantu babona discipline, morning routine no kubaka personal brand. Inkuru ye igaragaza ko amahirwe ashobora kuza rimwe gusa, ariko kuyabyaza umusaruro bisaba kwihangana, gukora cyane no gusubiramo ibintu neza buri munsi. Nubwo impaka ku buryo akora ibintu zikomeje, Ashton Hall akomeje kwerekana ko ikintu kimwe gikozwe neza kigakorwa buri munsi kandi kikagira umwihariko gishobora guhindura ubuzima bw'umuntu ndetse kikagira ingaruka ku bantu benshi babarirwa mu miliyoni yose ku isi. Mu mateka y'imbuga nkoranyambaga, izina rye rizakomeza kwibukwa nk'umuntu wahinduye imyitozo ngororamubiri n'imibereho ya buri munsi, akabigira ikirango gikurikirwa ku rwego mpuzamahanga. Uyu munsi rero tugiye kuvuga ku rugendo rwa Ashton Hall cyangwa se urugendo rwiswe nka Africa Ashton Hall Tour. Urwego rwiswe Ashton Hall Tour rwatangiye ku mugaragaro ku wa 28 Kamena 2026. Rwahinduye Ashton Hall ava ku kuba icyamamare cya fitness gusa, aba umuntu uhuza imico n'abaturage bo mu bihugu bitandukanye bya Afurika. Urwo rugendo rwatangiye muri Ghana, igihugu Hall yari yise irembo risubira ku gihugu cy'abakurambere, icyo gihe cyakunze kwita mu Cyongereza Gateway to the Motherland. Intego yari ugusura hafi ibihugu 20 byo muri Afurika birimo Nigeria, Cameroon na Benin n'ibindi byinshi. Cyari kigamijwe cyane no gufatanya n'abahanga mu gukora ibikubiye ku mbuga nkoranyambaga, content creator bo muri ibyo bihugu, no gushaka abantu bamwigana bazwi nka copycats kugira ngo bakomezanye kubaka izina rya Ashton Hall ku rwego mpuzamahanga. Urwo rugendo rwageze ku rwego rukomeye mu rukera rwo ku wa 10 Nyakanga 2026, ubwo Ashton Hall yageraga ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali ahagana saa 8 z'ijoro. Yakiriye mu buryo budasanzwe, abafana barirwa mu magana, abanyamakuru ndetse n'abanyamakuru b'imbuga nkoranyambaga bari baje kumwakira. Yari kumwe n'abantu babiri bari bamaze kumenyekana cyane, uwo bita Indian Ashton Hall wamamaye kubera kumwigana, na Enoch Uwizeye uzwi cyane nka Ashton Small cyangwa se Kagarara. Umubano wabo hagati ya Ashton Hall na Ashton Small Kagarara watangiye nyuma y'amashusho y'urwenya yafatiwe mu Rwanda. Muri ayo mashusho, Kagarara yiganye neza gahunda ya Ashton Hall yo mu gitondo, arangiza avuga amagambo agize ati Ashton Hall, this is Africa. Ashton Hall, aha ni Africa. Iyo video yakwirakwijwe cyane ku mbuga nkoranyambaga, bituma bombi batangira kuvugana kuri internet mbere yo guhura imbona nkubone muri Ghana. Nyuma yo guhura, Ashton Hall yatangaje ku mugaragaro ko yiyemeje gufasha Kagarara gukomeza kuzamuka. Yavuze ko azamufasha kugera ku bamukurikira 1 miliyoni kuri Instagram, ndetse akanashyigikira ibikorwa bye bifasha abantu bafite ubumuga. Ku ruhande rwa Indian Ashton Hall, urugendo rwahinduye ubuzima bwe burundu. Mbere yaho ntiyari yarigeze ava mu mudugudu we yavukiyemo cyangwa ajye mu kindi gihugu. Yavuze ko n'ababyeyi be batifuzaga ko ajya mu ngendo za kure, ariko kubera kwamamara kwe mu kwigana Ashton Hall, yaje kwisanga ari umwe mu bantu b'ingenzi bagendana na Hall mu rugendo rwitabiriwe n'itangazamakuru mpuzamahanga. U Rwanda gahunda yabo irimo gusura abantu ahantu nyaburanga n'umuco w'ibihugu w'icyo gihugu.
Mu byo bateganya harimo kujya kureba ingagi zo mu misozi ndetse no gusura Bigogwe, aho baziga kandi bakitabira ibikorwa by'umuco nyarwanda birimo kuragira inka no gukama amata. Urugendo rwaho rwateje kandi ibiganiro ku bafatanye bw'ubushobozi n'ibyamamare byo mu Rwanda bikora fitness. Muri abo harimo bita Wilson Iradukunda uzwi cyane ku izina rya Rutambi, wamamaye nyuma yo gutsinda icyamamare cyo kuri interinete Ashton Speed mu marushanwa yo gukurura ipikipiki. Ariko uruzinduko rwa Ashton Hall ntirureberwa imyidagaduro gusa. Abantu benshi bo mu rwego rw'ubucuruzi babona uru rugendo nk'isomo rikomeye ku buryo umuntu yubaka ikirango cyo bita personal brand. Aho gufata abantu bamwigana nk'abamurwanya, Hall yahisemo kubagira abafatanyabikorwa. Uburyo yakiriye Indian Ashton Hall na Ashton Small bigaragaza imiyoborere ishingiye ku gufatanya no kuzamurana, aho kurwanira kuba wenyine ku isoko. Mu gihe akomeje urugendo rwo kuzenguruka Afurika, ibi muri 2026 ikirango cya Ashton Hall kiragenda gihinduka urugendo rw'uko imbuga nkoranyambaga zishobora guhuza imigabane n'imico itandukanye. Ikintu cyatangiye ari ugushyira isura mu mazi ya barafu saa 4 za mu gitondo cyahindutse ikimenyetso gikomeye gifite ingaruka zifatika ku buzima bw'abantu, kirenze kure imbibi za telefone cyangwa imbuga nkoranyambaga. Akora subscribe utubwire undi muntu twazatugukoreraho. Njye ndi Bonfils, iyi ngiyi ni Duhinduke TV.